nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Data wa twese bisobanuye ko ari data wanjye, ni data wa data wambyaye, ni data wa sogokuru utubyara, ni data w'abana banje, ni data w'abuzukuru banje. Tugira ubwiza iyo dusenga Imana, tugira ubwiza iyo turirimbira Imana, tugira ubwiza iyo tuvuga Imana, tugira ubwiza iyo dukorera Imana, tugira ibyishimo bidatewe n'ibyo tubona byo mu isi, tugira ibyishimo bidaterwa nuko twabonye amapromosiyo, ntitureba ku by'isi, ahubwo Bibiliya iravuga ngo tureba ku by'ijuru. Ubwami bw'Imana bufite imbaraga, si imbaraga zo kuzura umwuka wera no kuvuga mu ndimi, si imbaraga zo kuba uyu n'uyu, si imbaraga zo kumpesha promosiyo runaka, ni imbaraga zinesha ibyaha. Muzaba abagabo ngo umwuka nabamanukira, ngo azamanura imbaraga, muzuzura imbaraga, muzanesha ibyaha, muzacyaha ibitabona, muzacyaha ibitagenda neza, muzacyaha ibitumvikana neza, muzabivugiriza induru biceceke. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga, gusenga everyday, umurongo hamwe ukuri utugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Abigishwa basabye Yesu ngo abigishe gusenga. Naringize nti birashoboka ko banamubwira, baramubwiye bati Yohana yigishije abigishwa be, abigisha kumenya gusenga. Ni ngo kuvuga bati mu yindi mvugo bati tugeraho bari tukarya indimi kuko tutumva ibyo bavuga n'ubuhanga bafite, twebwe ntiwabudutoje, twigishe gusenga. Yesu arababwira amagambo menshi, arababwira ngo nimusenga ntimukavuga amagambo kenshi muyasubiramo, ngo kuko n'abafarisayo n'indyari abagira ngo kuvuga maremare ngo hari wenda niko kumenya gusenga. Ariko sibyo, umuntu ashobora kuvuga amagambo abiri yonyine ukabura senze kandi ukabura arangije. Umuntu ashobora gutekereza ukabura senze, ariko ni byiza ko no kuvuga tuvuga. Ntabwo Bibiliya yemera ko ngo nidutekereza tuzaba dusenze, ahubwo ni ukwatuza akanwa kacu tukavuga ibyo dutekereza, ibyo dufite ku mutima tukabibwira Imana, Imana nayo ikabyumva. Imana burya bikeneye kumva ko dusenga. Bibiliya harazivuga ikavuga ngo ugutwi kwayo ndikwapfuye ngo inanirwe kumva. Yumva iki? Yumva amasengesho, yumva kuririmba, yumva gutaka, yumva kubwiriza, ibyo tuvugira hano byose ngo bibe biteze amatwi ibyumva. Naringize nti umukristo witwa umukristo agomba kumenya gusenga, akamenya ijambo ari buvuge kandi ryamuteje cyane cyane inyota yo kurivuga, cyangwa se ryamutetse akeneye kubwira Imana, ryamuteye ubwoba, abona ibimugose, abona ko nta bushobozi afite, ariko akamenya uburyo aritunganya no kuribwira Imana kugira ngo Imana iryumve. Ni byinshi tuvuga ariko Imana ntibyumve, kuko biba bipanze nabi, biba bivuze nabi, bivugika nabi, byumvikana nabi. Ariko umukristo azi kubwira Imana uko yayibwira ikumva. Aha rero arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Data wa twese bisobanuye ko ari data wanjye, ngiye uri kubabwira, ni data wa data wambyaye, ni data wa sogokuru utubyara, ni data w'abana banje, ni data w'abuzukuru banje. Twebwe twese tumwita data wa twese iyo tumaze kubimenya. Na Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza ngo azaza batakisha avuga ngo aba data. Umuntu wese ukijijwe yita Imana se, Imana iramwemera, Imana iramubyara. Hanyuma rero aravuga ngo ubwami bwawe buze. Ubu bwami yavugaga buri mu buryo bwinshi. Aho Imana iri, iyo ubwami bw'Imana bwaje bukaza mu mutima w'umuntu, buza mu buryo butandukanye. Imana ubwayo iraza, aho ubwami bwayo buri niho ibiganje, niho iba yicaye. Haba hari imbaraga nyinshi z'Imana. Izi mbaraga twumva si imbaraga zo gukubita abandi, si imbaraga zo kugira gute, ni imbaraga zo kunesha icyaha no kwanga icyaha, ni imbaraga zituneshereza intambara zituruka hirya no hino. Ariko iyo dukiranutse, Imana iyo tuyikiranukiye twarasabye ubwami bwayo, Imana ubwayo iraza ikaba muri twe,
igatura muri twe, igakorera muri twe, ikagendera muri twe, ikatuganza. Aho umuntu ntaba akitegeka, ntaba akigenzura ngo yishire mu mugwi utaruwe. Naho wicaye hari igihe guhagurutsa ikakubwira ngo vaha, iki si icicaro cyawe. Bibiliya niko yanditse, iravuga ngo ntaza yicarana n'abakobanyi, ntahagarika umutima, kuko azi ngo Imana ni data, ibibazo byose irabikemura kuko biri. Hari igihe dusenga, mu gusenga kwacu tugasenga tubitewe n'uko umutima ubabaye gusa, ariko hari n'igihe dushima umutima wishimye tugashima Imana, tutabitewe n'imibabaro y'umubiri ngo ubwo umubiri ubabaye reka twiruke tuje gusenga Imana. Rimwe na rimwe hari igihe dusenga Imana imibiri itarakunze kwegera Imana, ariko twaterwa, umubiri waterwa, tukabona kwiruka ngo umubiri watewe Imana dutabare. Ariko ibyiza nuko twahora dusenga Imana dufite umutima uyikunda, umutima uyubaha, icyo gihe Imana iratwumva cyane. Hari igihe dusenga tubitewe n'umubabaro cyangwa se no kwishongora, umuntu akavuga ngo reka nsenge n'abandi bumve kuko nzi gusenga. Ariko kandi iyo ushatse kwerekana gukomera kwawe n'ubuhangange bwawe, ayo ntabwo yumvikana ku Mana. Imana ikunda umutima umenetse, niko byanditswe bitubwira. Twari tuvuze ngo amasengesho ari mu buryo bwinshi. Hari ugusenga tubwira Imana ngo ubwami bwawe nibuze, kuko yabibwiye abigishwa be, ubwami bw'Imana bwaje tugira ibyishimo n'umunezero, tugira amahoro ateye ubwoba. Hari umuririmbyi uzurimba akavuga ngo kuri ubu njangira amahoro iyo namaze kwakira Yesu, njangira amahoro ngo atemba nk'uruzi, ngo abisi ntibayazi, ngo icyampa ngasanga namwe muyahawe. Imana iraza ikabana natwe, ikaba muri twe, igakorera muri twe. Imbaraga zayo ziramanuka zikabana natwe. Imana izana imbaraga zo kunesha ibyaha, kandi izana n'ubushobozi bwayo, igategeka abayobotse, abayizera. Imana irabategeka bakayiyoboka, ntabwo bayigomera, ahubwo ubushobozi bwayo, imbaraga zayo, gutegeka kwayo kubana natwe, ubwenge bwayo bubana natwe, tudahobagurika ngo tuje mu bindi, ariko ijambo ry'Imana riza ritugarura kuko ibitubereye maso, kuko ubwami bwayo buri muri twe, ubumenyi bwayo buraza bukaba muri twe. N'ibyo bintu biza bigaragara ku muntu ufite ubwami bw'Imana. Imbaraga z'Imana, ubushobozi bwayo, ubwenge bwayo, ubumenyi bwayo biba mu bantu. Abandi bagomba kwigishwa n'ibindi bindi, Imana izibigisha, ikabaha ubumenyi, ikabaha ubwenge, ikabaha ubushobozi, ikabaha n'imbaraga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, na Yesu azaza akaba muri twe, kuko aho ubwami bwayo buri, ko ari batatu baza bazi, Imana n'Umwana n'Umwuka, biraza bikaba mu muntu wakijijwe, wabwakiriye ubu bwami. Yesu akaza, wewe yaje azana agakiza, kuko niwe ugatanga, niwe nyirako, ni nawe wadukijije, ni nawe mukiza wacu, niko tuzatumwita. Araza akazana agakiza, kagashinga imizi mu muntu. Umuntu wagize amahirwe akabona ubu bwami ntaba kibushingutsemo. Agakiza karaza kagashinga imizi mu muntu, agashika neza mu Mana, agatinyura umuntu, ubwoba bugashira, intambara zikaneshwa, umutima ugatuza kandi ukagubwa neza, nta gishobora kukubaganya ngo congere kukura mu Mana. Icya gatatu, Umwuka nawe araza, nawe azana ibindi bikurikira, kuko ni imirimo itandukanye. Umwuka araza agatanga impano. Iyo tuvuze impano tuba tuvuze kado ku muntu wese Imana ishaka, ku muntu wese wayobotse Imana, ku muntu wese wumvira Imana. Imana imuha kado, nizo tumenyereye, nizo mpano. Itanga impano zose ntayasize. Muri ziriya mpano zose dusoma ziri mu gitabo zose kirimo Bagalatiya, ziriya mpano zose ziraza, igatanga impano zose, aduha kwera n'imbuto zose, aradusiga akatunogereza cyane, aduha gukundwa n'Imana ndetse n'abantu, atumaraho icyo cyose gishobora gutuma tutanezeza Imana. Ikindi, aduha kuba maso uko bukeye n'uko bwije mu murimo wayo, tudasigana, tutawuharira ngo tuwitirire abandi, ariko awita umurimo wawe nayo, kuko
uri umuntu uba warahamagawe. Aduha gukora umurimo w'Imana neza kandi byiza bishimwa n'Imana kandi byemewe n'Imana, ndetse n'abantu bakamenya ko umurimo ari uwacu. Rimwe na rimwe hari igihe bavuga bati ubwo nakadahari uyu murimo ntutungana, kuko yawugabanye n'impano yahawe n'Imana kwa ukora neza udafite amagawa. Biriya bintu byo gukora ibitangaza, kwirukana indwara zose n'abadayimoni bose, icyo kiri mu mpano z'Imana zitangwa n'uriya mwuka w'Imana, kuko iyo ageze muri twe akora ibitangaza kuko Imana yabimuhaye kubiduha. Aho ubwami bw'Imana buri, haba ubushake bw'Imana. Iyo hari ubwami bw'Imana, ubushake bw'Imana buba buhari. Nicyo gituma n'abayikorera bakora ibishimwa nayo kandi ikabanezererwa cyane. Aho ubwami bw'Imana hari buri, haba ubwiza, haba gushimwa n'Imana n'abantu. Ubwiza bwinshi umuntu iyo ari mu Mana, iyo akijwe neza, iyo yamaze kugabana kuri izi mpano, iyo yahawe ziriya mbaraga, iyo Yesu yamaze kuzana agakiza kagashinga muri we, agusiga n'ubwiza bwinshi, abantu bakagukunda. Kabishwe uko waba usa kose, ushimwa n'abantu kandi ugakundwa n'abantu. Uhindura ibintu ibifuditse byose, urabisobanura ukabiha umurongo, kandi abantu bakakuyoboka. Niyo igutera gukundwa n'abantu, kuko ibifuti byose biba byakuvuyeho n'Imana ikabihindura bikagukurikira. Niyo hahandi n'ubundi Bibiliya niko izitubwira. Icyongeyeho, imvugo irahinduka. Umuntu agahinduka imvugo, akavuga neza, agakomeza abandi, akaba umujyanama w'abandi, akaba umuhumuriza w'abandi. Abihebye bose baramusanga. Ubwami bwaraje. Nubona abantu bakwirukiye bagukunda, bagutega amatwi, uzumenya ko bakubonyemwo ubwami bw'Imana. N'imvugo nziza irabanezeza. Imikorere irahinduka, ingendo zirahinduka, imisengere irahinduka, byose birahinduka. Ibyanditswe biravuga ngo dore byose biba bibaye bishya, kuko ubwami bw'Imana bwamaze kuza bugashinga imizi hagati muri twebwe. Ibintu byose birahinduka, imikorere irahinduka, umuntu agakora neza, imvugo irahinduka, waravugaga nawe ukavuga neza, imisengere irahinduka, ugasenga nk'uko Imana ibishaka. Ibintu byose birahinduka. Tugira ubwiza iyo dusenga Imana, tugira ubwiza iyo turirimbira Imana, tugira ubwiza iyo tuvuga Imana, tugira ubwiza iyo dukorera Imana. Dukunda Imana nayo ubwayo ikongera ikadukunda, ikaduhesha gukiranuka, dukora ibyo ishaka, tutabyiyita ibyacu, tutabyiyitirira, tutayiryarya, tutayibeshabesha, yewe tutagira n'ikindi tuvuga ngo Imana nibikunda. Imana ibyo dutekereza byose irabikunda, kandi niyiduhesha kubikora. Tutayibesha, tutayibera indyarya. Kuryarya Imana n'ibyago bikomeye. Abafarisayo nicyo kintu ngo bagiraga cyatumye batandukana n'Imana, nuko bayiryarye bakayivuga ariko ntibayikorere. Ibyo bavuga n'ibyo bakora bigahabana, bituma ngo Imana ibita indyarya. Bari indyarya nyine koko. Tuyikorera tutareba ku bandi, tuyikorera tutareba ku bandi, niyitwereka umurimo wayo, kandi tugahaguruka tukawukora nk'uko ubishaka, kandi ubukene bwayo tukaba turayikenuye. Burya Imana ikeneye amaboko yacu, Imana ikeneye imbaraga zacu, Imana ikeneye ibyo dukora bihesha icyubahiro. Ni nako Bibiliya ivuga ngo ni imirimo Imana yaturemeye kugira ngo tuyigenderemo, ngo isi itararemwa yari yarayiteguye tutarabaho, kugira ngo nituvuka nyuma tuzayikore tuyigenderemo, kuko ariko Imana yabiteguye. Bibiliya kandi iravuga ngo itwigisha, iyo ni ya mirimo y'Imana, bitwigisha kuyikorera tutareba ku bantu. Itwigisha kandi kuyihanga amaso, kutwigisha kuyireba. Uriya muririmbyi azaririmba cyane akavuga ngo uje umuhanga amaso, ngo aje arinda bamutumbiriye ku manywa na nijoro. Ni ukumuhoza w'amaso, tutamukuraho amaso. Itwigisha gukunda, tutarobanura ku butoni, tutavuga ngo uyu cyangwa uriya. Abantu bose tubafata kimwe, ukijijwe wese. Niko Petero yanditse aravuga ngo nukuri ndabimenya ngo mu mahanga yose ukora iby'Imana ishaka, ngo agakora ibyo gukiranuka, Imana ngo iramwemera. Ntawe Imana yakuyemo, nta n'uwikunda, nta n'uwo yanga. Niko n'umuririmbyi azarimba ngo wibuke nta n'umwe yanga, ngwino irakurokora. Itwigisha gukunda tutarobanura ku butoni, tugira ibyishimo byo muri yo,
tugira ibyishimo bidatewe n'ibyo tubona byo mu isi, tugira ibyishimo bidaterwa n'uko twabonye amapromosiyo, tugira ibyishimo bidaterwa n'uko ahari wenda twabonye amazu n'ibindi. Ntitureba ku by'isi, ahubwo Bibiliya iravuga ngo tureba ku by'ijuru, kandi ngo twabyishimira nubwo twaba tutarabigeramo. Ntitureba ku by'isi, ahubwo tureba ibyo kwizera kwacu kutwereka n'ibyiringiro byacu. Ahandi kandi ubwo bwami turindwa nabwo, buraturinda bukadushigikira bukanadukomeza bukaduhumuriza. Ni ubwami bw'Imana, aho buri haba amahoro gusa, aho buri haba indirimbo, aho buri haba ibinezaneza, aho buri haba ibyishimo bitagira mugeri. Ikindi kandi kubera ubu bwami butuma ngo Imana idutonesha, ihora idutuma, ihora itubwira, kuko Bibiliya iravuga ngo ntacyo Uwiteka umwami azakora atakimenyesheje abagaragu bayo, nibo batwebwe mu gihe tuzumvira ijambo ry'Imana. Imana idufashe kugira ngo ubu bwami butubemo, ubwami bw'Imana bufite imbaraga, si imbaraga zo kuzura umwuka wera no kuvuga mu ndimi, si imbaraga zo kuba uyu n'uyu, si imbaraga zo kumpesha promosiyo runaka, ni imbaraga zinesha ibyaha. Ni nako yabwiye abigishwa be, yarabwiye ngo muzaba abagabo, ngo umwuka nabamanukira ngo azamanura imbaraga, muzuzura imbaraga, muzanesha ibyaha, muzacyaha ibitabona, muzacyaha ibitagenda neza, muzacyaha ibitumvikana neza, muzabivugiriza induru biceceke, kandi kubw'izina ryanje ibyo ndabibasezeranyije ko nzabikora. Nicyo ni Imana idushakaho, gusaba ubu bwami bukaba muri twe, bugatura muri twe, tugaturana n'Imana, tugaturana n'Umwana, tugaturana n'Umwuka wera, tugakorera Imana turi kumwe n'aba bagabo ko ari batatu bazaduhesha kugera kuri byinshi, ndetse batugeze no mu gihugu cyo mu ijuru. Imana idufashe kandi Imana ituganze, ubu bwami buhore muri twebwe. Uze ubusengera uko usenze ku manywa na nijoro, uko winginga uje ubwira Imana ngo iguhe ubwami bwayo bube muri wewe, bugendere muri wewe, bukorere muri wewe. Imana ituganze. Mwami Imana yacu, twongeye kugushima, twongeye kugusaba ngo uze uture muri twe, ubwami bwawe bube muri twe, bukorere muri twe, ube muri twe, ugaragaza imbaraga zawe no gukora kwawe, ibitangaza byawe bizabonekera mu bo wizera, kuko ari bo bafite isezerano ryawe. Gendana natwe muri byose kandi ukorane natwe muri byose, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye n'utwe muri higaniro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Ko bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba kandi subscribe cyangwa gukora sabone niba uzazubona ibiganiro byacu, tugusaba ubutumwa kubugeza no ku nshuti zawe. Reka dushimire umuntu ufata umwanya akadusengera, nawe Imana iguhe umugisha. Reka tuvuge mu higaniro nawe utaha. Shalom shalom. Murakoze cyane Imana. Usenga everyday umurongo hamwe, ukuri utugunyuraho ijambo ry'Imana, senga usane